here ku murongo wa 9 ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe y'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ageze ku murongo wa 14 aramusubiza cyangwa se ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama, ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izabahanagura amarira yose ku maso yabo. Ngayo amakuru y'umugenzi uri mu rugendo ujya mu ijuru. Ngayo amakuru uko ijambo ry'Imana ritubwira. Uru rugendo twatangiye benshi turubabariramo, tukaruririramo, tukaruhuriramo n'ibibazo bitandukanye, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, Yohana wagiye kubyerekwa abona abantu baturutse mu mpande zose. Bisobanuye yuko inzira ari nyinshi bacamo kugira ngo bagere kuri rwa rurembo. Banyura mu nzira zitandukanye nk'uko twazisomye mu ijambo ry'Imana tumaze kumva. Bari baturutse mu mahanga yose, bivuze ngo uturutse mu Rwanda ntanyura inzira imwe n'uturutse muri Kongo, ntanyura inzira imwe n'uturutse i Burundi, ntanyura inzira imwe n'uturutse i Bugande. Yenda afashe urwo rugero. Bisobanuye yuko hari inzira nyinshi abantu banyuramo bishingiye ku mateka yabo, amavuko yabo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abo ngabo bari baturutse mu mahanga yose, ndetse baturutse no mu miryango yose. Nk'uko twese turi mu miryango itandukanye, turi mu matorero atandukanye, turi muri za minisiteri zitandukanye, ariko zose zivuga iby'ubwami bw'Imana, ndetse ngo byongeye bavuga indimi zitandukanye. Bari bavuye mu ndimi nyinshi cyane. Nk'uko uyu munsi turi kuvuga ubwami bw'Imana dukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, hari abaruvuga cyangwa se bamuvuga bakoresheje Icyongereza, bakoresheje Igifaransa, Igiswahili ndetse n'izindi ndimi bishingiye ku ndimi z'iyo miryango cyangwa se z'ayo moko. Abo rero nabo ni abagenzi bari mu rugendo ariko bakoresha indimi zitandukanye. Muri izo ndimi dusangamo n'amashusho. Kenshi ugasangamo umuntu ni umwirabura, undi ni umuzungu, undi ni umwarabu, undi bitewe n'uko namwe mujya mubona amabara y'abantu. Abo bose bizera umwami Yesu, baramukurikira. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Tuza kuri we, kuri iyo nzira y'ubugingo, duturutse mu mpande zitandukanye. Haleluya. Uyu mugoroba ndetse n'uyu mwanya mwiza, haba ari mu gitondo, haba ari ku manywa, haba ari ryari, ugomba kumenya ko wizeye umwami Yesu kandi uturutse aho uri. Ndayo mpamvu nkoresha iryo jambo rivuga ngo dushobora kuba turi kumuvuga uyu munsi, bamwe bamuvuga ari nijoro, abandi ubu burakeye barimo baramuvuga mu gitondo, abandi burije barimo baramuvuga nimugoroba, cyangwa se abandi nibwo bagitangira gahunda zabo z'umunsi. Twese turavuga iby'urugendo rujya mu ijuru. Aba rero twabonye neza yuko bari baturutse mu moko menshi, baturutse mu ndimi nyinshi, baturutse mu miryango myinshi. Ibi byose rero bigenda bigira ingaruka bitewe n'uko tumwizera duturutse mu nzira nyinshi kandi zitandukanye. Nshuti yanjye neza amatwi uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo muri uru rugendo ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko hari ibituremerera, hari ibitubabaza, ndetse ibi byatumye benshi basigara mu rugendo, ntibabasha kurusoza. Ndetse abenshi bararutangiye ariko ntibarwisoza, abandi bararutangiye
bageze hagati baruvamo, abandi bararutangiye barukomeza, ariko nyamara batari muri wa murongo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Muri uru rugendo rero, muri ya moko atandukanye, muri ya miryango itandukanye, muri za ndimi zitandukanye, ndagira ngo mbabwire ikintu duhuriramo nacyo kandi kinanije abagenzi, kuko benshi tubwirwa yuko muri uru rugendo harimo amahoro, muri uru rugendo harimo umunezero. Ariko Yesu yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo nimba amaze gucana umuriro kandi umuriro ukaba watse, ndacyakora iki? Arongera avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uko mwabonye bangira niko namwe bazabagira. Ngo kandi burya umugaragu ntagira gute? Ntaruta shebuja. Ntabwo rero urugendo turimo ari urwo kurya, ari urwo kunywa, ari urwo kwambara neza, gutunga amazu meza, kugenda mu modokari meza, nk'uko abantu benshi babonamo igisubizo. Yankunda kubwira abantu nkababwira ngo inshuro nyinshi niyo mpamvu iyo tubwiye abantu ko muri uru rugendo harimo amakuba, muri uru rugendo harimo intambara, muri uru rugendo harimo ibibazo, bumva yuko umuntu yavangiwe. Kubera iki? Ntabwo uvuze yuko muri uru rugendo harimo za viza, muri uru rugendo harimo amakadasitire, muri uru rugendo harimo byinshi biremereye umugenzi. Abinjiye muri uru rugendo rero hari ibyo dusabwa kwakira kandi ugasabwa kubigenderamo, kuko n'umwami wawe yabaye muri ubwo buzima. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa mbere kugeza kuri 7, ariko kubera umwanya reka mbere ku murongo wa 4. Ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba. Ngibyo ibitegereje umugenzi uri mu rugendo ajya mu ijuru. Twihangana mu makuba, mu mibabaro no mu byago. Ntabwo bisobanuye yuko abamaze kwinjira muri urwo rugendo ibyago bijya kure yabo, amakuba ajya kure yabo. Oya, ahubwo iyo twinjiye muri urwo rugendo, nimuza kwibuka ababashije kugira umugisha wo gusoma igitabo cy'umugenzi, muzabona iby'umugenzi uriya mugabo yahuye nabyo mu nzira, ni nabyo bitegereje umugenzi nawe uri mu nzira ijya mu ijuru. Ageze ku murongo wa 5 aravuga ngo mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo, mu mihati, tuba amaso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite urukundo rutaryarya. Ibi bisobanuye iki rero? Nuko umuntu wese uri muri uru rugendo, ntabwo kuba uyu munsi ushobora kugira ibyago, ushobora kugira amakuba, bisobanuye yuko uri kure y'Imana, cyangwa se bisobanuye yuko utakijijwe. Nk'uko bamwe bajya bavuga bati iyo turi muri Kristo Yesu nta byago nta makuba, ariko ngibi ibitegereje umugenzi ujya mu ijuru. Nimba uri guca muri ubu buzima, ntugire ngo nuko Imana yagutaye, ntimunibaze ngo nuko wakoze ibyaha, mu gihe yenda ushobora kubona abandi baguwe neza, kuko ni ijambo ry'Imana ribivuze. Usabwa kwihangana. Uru rugendo urugiyemo udafite kwihangana byakurusha, nta nubwo warenga umutaru. Hano ngo mu mibabaro no mu byago, mu biboko, mu nzu z'imbohe no mu midugararo. Niyo mpamvu muri uru rugendo ntabwo bivanaho gushomera, muri uru rugendo ntabwo bivanaho kurwara, muri uru rugendo ntabwo bivaho kwirukanwa mu mazu, muri uru rugendo ntabwo bivanaho bya bibazo, kuko muri uru rugendo iyo winjiye muri uru rugendo usabwa no kwakira ibyo ugiye guhura nabyo muri uru rugendo, kuko ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose. Bivuze ngo ntabwo bisobanuye yuko ijambo ry'Imana ryarivuga ngo amahoro y'abakiranutsi ni menshi kandi Uwiteka abana nabo, ariko yaravuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Uri muri uru rugendo hari ibigutegereje, kuko hari n'uwiteguye kurwana kugira ngo udakomeza urugendo. Rega ntabwo rero uyu mwanya ntabwo wabwira umusirikare ugiye ku rugamba ngo ni amahoro, kandi nyamara hari umutegereje, narangara gato aramwica, aramurasa.
aramufata amateka, aramukoresha uburyo butandukanye. Bityo bisobanuye ngo ugiye ku rugamba wese ntabwo aba agiye gukina. Natwe rero nk'abagenzi bajya mu ijuru, ndagira ngo mbibutse ngo uru rugendo turimo si ukurya no kunywa, si ukwambara neza no kuberwa, si ukuba mu mazu meza, si ukuba mu modokari meza. Nubwo byose tubikeneye kandi byose ni byiza, bamwe Umwami Imana yabagiriye neza barabibona, ariko niyo waba utabifite ntabwo bisobanuye yuko uri kure y'Imana. Nubwo wakena ntabwo bisobanuye ko uri kure y'Imana. Nubwo wakira ntabwo bisobanuye ko uri kure y'Imana, kuko byose turabikeneye muri uru rugendo, kandi byose bigira ibigeragezo byabyo. Umushomeri agira ibigeragezo bye nk'umushomeri, ufite akazi nawe akagira urugamba rwe nk'umuntu ufite akazi. Uba mu nzu y'abandi agira urugamba rwe nk'umuntu uba mu nzu y'abandi, ariko n'uba mu nzu ye nawe afite urugamba rw'umuntu uba mu nzu ye. Bivuze ngo twese rero hari ibidutegereje muri uru rugendo, ariko Pawulo avuga neza ngo twihangana cyane. Ntabwo waba muri uru rugendo rero udafite kwihangana. Niyo mpamvu nababwiye ngo ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, nuko Imana yari izi yuko muri uru rugendo harimo urugamba. Tuzahura nabyo, abantu bazahura n'intambara, bazahura n'ibibazo. Wari uzi yuko abantu bahura n'ibibazo bakabiterwa n'amatorero yabo? Ngewe nk'umushumba nkagerageza umukristo wanjye nkamuremerera, nkamubera umusaraba, ariko nawe agasabwa kwihangana. Umukristo akangerageza akangora, ariko nanjye ngasabwa kwihangana. Bivuze ngo wa mukristo agira urugamba rwe, nanjye nk'umushumba nkagira urugamba rwanjye. Buri muntu wese muri rwa rwego rwe akaba afite urugamba arwana narwo, ariko Pawulo aravuga ngo ihangane. Bityo rero niyo mpamvu, kuko turi muri iyi nzira, kandi inzira nyinshi abantu bacamo. Nkunda kubwira abantu, niyo mpamvu muri ino si mubona amatorero ari menshi. Uhereye mu gitondo uyu munsi ukageza nimugoroba, ugafata igihe n'igihe cyose, ijoro ryose, amadini arahari kandi arakora, arabwiriza ubutumwa bwiza. Amazina ni menshi, ugeze no ku nkoramutima wasanga amazina y'amatorero ni menshi cyane. Yose arabwiriza ubutumwa bwiza, kandi yose arahuriza kuri Yesu Kristo, kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya! Kuko twese niho dutumbira tugana, ariko tunyuze mu nzira zitandukanye. Bantu rero duhura n'ibibazo bishingiye kuri izo nzira, ndetse tugahura n'imyigishirize ishingiye kuri izo nzira duhura nazo. Ariko nk'abarokore, nk'abakristo, nk'abagenzi bajya mu ijuru, dusabwa kugenzura. Nicyo dusabwa. Nshobora kukubwira ngo ino metodiste, ariko nujya kujya muri metodiste banza urebe neza nimba inzira turimo koko izakugeza hahandi. Ese aho ntabwo nacuritse Bibiliya, cyangwa se hari izindi nyigisho mfite? Nusanga dukwiriye kujyana muri urwo rugendo, uze dufatanye, kuko hari na benshi bari hirya no hino, madini ari hirya no hino, afite amazina atandukanye, ariko mu by'ukuri ubutumwa bwiza tubwiriza, hari itorero rimwe rigize nakumva. Iyo mubona mwa bantu b'Imana mwe, tugeze mu gihe kigoranye. Hari ahantu hamwe mu gihugu kimwe nabonye uburyo ki umupastori ari kubwiriza ku ruhimbi. Bamwe bajya babibona mu binyamakuru n'ahandi, ariko njye narabyiboneye. Uwo mupastori agakoresha inzoka kugaragaza ngo ubushobozi n'ubutware bw'uko abasha no gucecesha inzoka igatuza, ntisakuze, ntirya abantu, ntigire gute, akabwiriza ubutumwa bwiza. Ariko nitujya mu ijambo ry'Imana, iryo torero ryo muri icyo gihugu cyo muri East Africa, mu by'ukuri uwo muyobozi arabwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza. Ni ngombwa yuko igihe tugezemo mumenye ngo turi mu nzira nyinshi, kandi izo nzira duhuriramo na byinshi. Hari bamwe rero bazarangarira muri urwo rugendo bishingiye ku nyigisho bazaba bigisha. Niyo mpamvu
duhera mu gitondo tukageza ejo mu gitondo tubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu radiyo zibaho zigacishwa ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bagenzure, bongere bibutswe iby'urugendo, barebe koko iby'ubutumwa tuvuga. Izo nzira zose turimo, koko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu dufite inkomoko zitandukanye, niyo mpamvu tugira ubushobozi butandukanye, niyo mpamvu rero ibyo byose biduhuriraho turi muri uru rugendo dusabwa kandi dutegekwa, yenda nkoresha iryo jambo, yuko tugomba kugenzura. Kandi muri kwa kugenzura ukamenya ngo byose bizana ibyago n'amakuba. Nuramuka uhagaze imbere yanjye ukavuga ngo narayobye nk'umushumba, ntiwibwire ngo bizakugwa amahoro, ntiwibwire ngo uzagira umunezero, kuko mu gihe cyose utagaragaje yuko tujyanye mu rugendo, nanjye nzagufata nk'umuntu urwanya. Bisobanuye iki rero? Niyo mpamvu kuko turi mu rugendo, kandi urwo rugendo rukaba rufite inzira zitandukanye. Haleluya! Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki rero? Pawulo wabyitegereje yandikira Abaefeso ibice 6 umurongo waho wa 10 kugeza kuri 18, ariko reka mpere ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mutware intwaro zose z'Imana, musengeshe umwuka iteka, ndetse mu buryo bwose butandukanye bwashobora gutuma tubasha kunesha. Ageze ku murongo wa 14, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko kuzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Birakenewe, birasabwa ku mugenzi wese uri muri uru rugendo. Harimo intambara, harimo ibigeragezo, harimo ibibazo, kandi byose nta kindi bigamije ni ukugira ngo ugarukire mu nzira. Intambara zizabaho, ubukene buzabaho, ibibazo bizabaho. Njya nibuka igihe kimwe ninjira mu gakiza, ndibuka ubwa mbere naragiye umuntu ambwira ijambo rimwe, arambwira ati rwose Jean Baptiste warayobye, bitewe nuko ntabwo waba waraburiye Imana Saint Michel, ari naho nasengeraga, noneho ngo ujye kwibonera ahantu mu Kiyovu, kandi nacyo cy'abakene, aho witwaga mu Kiyovu cy'abakene. Arambwira ati rero ntabwo bishoboka kuba waraburiye Imana hariya ahantu heza ngo uvuye ngo uzayibonera hahandi hasuzuguritse, haciriritse. Ariko niyo mpamvu rero ibicantege biboneka. Munsi wa kabiri ndara mu masengesho bwa mbere, nje mu gitondo sanga banyibye ibintu byose babibaze mu nzu. Noneho kamambiri nayo nararanye mbarizo njyana ku kazi. Umubosi wanyoboraga arambwira ati dore ngibi ibyo nakubwiye, wabaho ntibigize uza ku kazi wambaye kamambiri, none uyu munsi reba icyo gukizwa bigukoreye. Kubera iki? Ibyago n'amakuba birantegereje muri urwo rugendo, ibigeragezo birantegereje. Ndagira ngo ngukomeze mwene data, wowe uri guca mu biruhije, wowe uri guca mu bikomeye, mubwire ngo nuko tukirica muri za nzira nyinshi, kandi muri izo nzira harimo ibyago, harimo amakuba, harimo gusonza, harimo kwambara ubusa, harimo gutotezwa, harimo ibiboko, harimo ibibazo. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyago byawe n'amakuba yawe, ibyago n'amakuba byacu nubwo ari byinshi. Kenshi abantu bamwe n'umwe yizambwira ati ni gute naba narakijwe gasonza, abana bakabirukana, ibibazo bikavuka. Yes, gukizwa ntibivanaho yuko minervare zabura, gukizwa ntibivanaho yuko wakwirukanwa ku kazi, gukizwa ntabwo bivanaho yuko mbese n'umugore washatse yakureka akaguta, gukizwa ntabwo bivanaho n'uko umugabo washatse yakureka akaguta, gukizwa ntabwo bivanaho yuko abana wabyaye bakunanira, gukizwa ntabwo bivanaho yuko waba igicibwa mu muryango, kuko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ageze rero Pawulo ageze ku murongo wa 17 mu Baefeso nasomye,
ngo mwakire agakiza k'ingofero, mwakire inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Ageze kuri 18 rero, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Burya umuntu uri mu byago n'amakuba, umuntu uri ku rugamba asenga ku manywa, agasenga nijoro, agasenga ari mu nzira, aho wamubona hose aba mu masengesho, kuko ibimwugarije ari byinshi. Ni nk'umusirikare uri ku rugamba, ntabwo yasinzira, ntabwo yahunikira, nta nubwo yarangara, kuko arangaye gato hari ibimutegereje byamugeraho. Niyo mpamvu rero Pawulo yakoresheje ijambo rivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mu buryo kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera. Haleluya. Mukomeze musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Burya se ugira ngo umuntu unezerewe aringinga? Ntabwo yakwinginga. Niyo mpamvu inshuro nyinshi tugira amasengesho, Mana ndagushimiye yuko wampaye ibyo kurya, Mana ndagushimiye, ariko se ubundi umwami Imana ntabizi? Arabizi ko Imana n'ubundi ibi biryo twabibonye kubera Imana. Byose biba bigamije iki? Kugabanya imbaraga zo kwinginga. Ariko umuntu ushonje udafite n'ibyiringiro byo kuzarya ejo, ntabwo amasengesho ye ahwana n'ay'umuntu ufite ibyo kurya n'ibyo kunywa byuzuye, ntabwo basenga kimwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo ibyago n'amakuba bitwugarije, iyo muri uru rugendo harimo amakuba, hakaba harimo umubabaro, hakaba harimo agahinda, inshuti yanjye ndagira nkubwire ngo ntabwo bisobanuye yuko hari icyo upfa n'Imana, nta nubwo bisobanuye yuko Imana iri kure yawe, ahubwo bisobanuye neza yuko umugenzi uri mu rugendo wese ibyago n'amakuba biramutegereje. Ntabwo ari ukunezerwa gusa, ntabwo ari ibyo gusa. Erega burya tugomba kugira ibyo twigomwa, tugomba kugira ibyo turwana nabyo, kuko Satani warategereje. Nimwibuke igihe Yesu yari amaze kubatizwa, ngo nuko ajyanwa n'umwuka mu butayu. Ageze mu butayu amara iminsi 40 asenga. Muri ya masengesho yashoje, nuko Satani ngo atangira kumugerageza. Kubera iki? Kuko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ari byinshi, amujyana aha, amugarura aha, amujyana hariya. Natwe rero muri urwo rugendo turimo duhura na byinshi. Satani rega ntabwo yifuza ko tugerayo amahoro, ntabwo yifuza ko tunezeza Imana, ntabwo yifuza ko dushimisha Imana. Niyo mpamvu nawe yiteguye kurwana akoresheje imbaraga zose. Natwe rero kumurwanya nuko dusengesha umwuka iteka, kandi mu buryo bwose bwo kwinginga tukabukoresha. Nimba ari ugusenga urambuye amaboko, nimba ari ukupfukama, nimba ari ukuvuga cyane, nimba ari ukuvuga gahoro, bitewe n'impamvu ikugarije, bitewe n'uburyo bwo gusenga urimo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu umwe avuga cyane, ariko undi yaba ari mu muhanda akavuga gahoro, nyamara ari gusenga. Mujye mwibuka umukozi w'Imana igihe yari ari mu rusengero ari gusaba umwana, yarasenze ngo ariko iminwa ye ikajya ibyina gusa. Uko iminwa ibyina, ariko yari arimo arasenga. Uwamubonaga bakamubona nk'umusinzi, n'uwakubona uri mu nzira ashobora kubona nk'umusinzi. Ariko nshuti yanjye, ndagukomereza muri ubwo buzima, ndakwihanganisha muri ubwo buzima, nkubwira ngo nubwo ibyago byawe ari byinshi, nubwo inzara ikurekerejeho cyangwa se uri no kuyicamo, birashoboka ko warya ku manywa ntugire ibyiringiro byo kurya nijoro. Birashoboka ko warya nijoro ntugire ibyiringiro byo kurya ku manywa. Birashoboka ko waba ufite ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko ukaba uba mu nzu itari yawe. Birashoboka yuko hari ibibazo bikugarije. Ndagira ngo nkuhumurize nkubwira ngo humura, kuko muri uru rugendo tubicamo. Ariko Pawulo yabivuze neza ngo nidutware intwaro zose. Ibi rero kenshi na kenshi biratugora kandi bikaturushya, ndetse n'abarokore bagatangira kwivovota, tugatangira kwibaza ni gute nk'umuntu w'Imana, nk'umugenzi ujya mu ijuru, nk'umukristo nshobora guca muri ubu buzima, kubera iki ngomba kunyura muri ibi kandi narakijwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona,
ubukire n'icyubahiro, ifeza n'izahabu ziri mu biganza by'Imana. Nimba kuko ifeza n'izahabu, gute banyirukana mu nzu? Gute nabura itike? Gute nagira ikibazo? Njya nibuka igihe kimwe muri icyo gihe nk'uko nababwiraga nkimara gukizwa, nahuye n'ubukene bwinshi kandi nkora, mpura n'ibibazo byinshi kandi nkora, nkibaza ni gute nshobora kugira ibibazo? Imyenda yanjye barayibye, ibibazo biravutse, nkambara inkweto zikarinda zisaza zigatoboka munsi. Mana, kubera iki kandi nkorera amafaranga? Ariko kuko Satani arashaka impamvu iyo ari yo yose yatuma ntakomeza urugendo, ndetse bamwe bakampa igihe, bamwe bakampa iminsi ntazarenza ntavuye mu gakiza. Ariko njya nibuka igihe kimwe najyaga mbura tike, nkava Kacyiru nkajya Kicukiro n'amaguru, nkagenda nagera ku rusengero narushye nananiwe, nkumva birananiye, hakaba igihe mva ku rusengero n'amaguru, nkava Kicukiro n'amaguru ntaha Kacyiru, nkibaza Mana, kubera iki ibi biri kubaho? Kubera iki kandi nkorera amafaranga? Kuki nagira ibibazo nk'ibi? Kuki nagira ubukene n'ubu? Nuko ibyago n'amakuba birantegereje muri urwo rugendo, kandi umugambi Satani afite nuko ncika intege, uru rugendo nkaruvamo. Ariko reka dushikame, reka duhagarare dushikamye nk'uko Pawulo yabwiye Abaefeso, arababwira ngo nta kindi kidukwiriye, nta kindi cyangwa se dusabwa, nuko dutwara intwaro zose z'Imana tukazitwara. Nutagira izi ntwaro birakugoye gukomeza urugendo, kuko hari aho uzagera wibaza uti bishoboka bite? Umuntu umwe yagize yambaza ati bishoboka bite ko pastori wanjye ari we wangora? Ndamubwira ibi bishoboka bite ko se yenda uwundi wo mu rundi rwego yakugora? Birashoboka, birashoboka, kubera yuko uru rugendo turimo Satani akoresha uburyo bwinshi, ntabwo azakoresha uwa kure. Umwanzi w'umuntu azaba uwa heza, ntabwo azaba uwa kure. Uzakurwanya nuko mubana, uzakurwanya nuko mugendana, uzakurwanya nuko mukorana, uzaguca intege nuko mufite aho muhuriye. Ariko uwo mudafite aho muhuriye, uwo nguwo nta n'icyo muhuriyeho, ariko Satani azakoresha uwo nguwo. Uyu mwanya nakuzana ijambo rivuga ngo komera muri uru rugendo, shikama muri rwo, ntihagire ikiguca intege, ntihagire ikigusubiza inyuma. Kandi urugendo ikizarudushoboza burya nta n'ikindi, nuko buriya Pawulo yavuze neza ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Bisobanuye neza, ageze ahandi aravuga ngo ibyanjye bya bindi byose byarindamo byampindukiye nk'amase, ndetse mbifata nk'igihombo, kubera yuko yamaze kubona yuko akwiriye kwibagirwa ibiri imbere akabisiga. Inyuma hariyo kurya neza, hariyo kwambara neza, hariyo kwishimisha, hariyo byinshi byo gukora, hariyo byinshi byo kunezeza umubiri. Ariko Pawulo amaze kubyitegereza aravuga ngo byose byampindukiye nk'amase, kandi byose mbifata nk'ibitagira umumaro. Nibagirwa ibiri inyuma nkareba ibiri imbere. Nshuti yanjye rero, uyu mwanya ndakwibutsa kandi ndakubwira, muri uru rugendo harimo byinshi. Umuntu umwe yigize yambaza, aramubaza ati ni gute? Yari afite umutware we bakundanaga cyane, ariko igihe kiza kugera ararwara, araremba. Yaba we n'umukozi w'Imana, yaba n'umutware we n'umukozi w'Imana, ni abahanuzi, ni abakozi b'Imana rwose bakoraga umurimo w'Imana. Ariko igihe kiragera umugabo amukurwaho, aragenda aravuga ati kuki Imana ikoze ibi ngibi? Nuko turi muri urwo rugendo. Muri urwo rugendo Imana ijya ituvanaho abacu. Imana yakuvanaho umutware wawe, Imana yakuvanaho umufasha wawe. Ntabwo bisobanuye yuko Imana yakiraniwe, nta nubwo bisobanuye yuko Imana yagiye kure, nta nubwo bisobanuye yuko muri uru rugendo tutazagira imfubyi, tutazagira abapfakazi, tutazagira abagira ibibazo. Oya, kuko muri uru rugendo hari ibyo tugomba kwibagirwa. Pawulo we yabivuze neza, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo gukiranuka, ngo igisigaye biciwe ikamba ry'ubugingo. Bisobanuye iki rero? Ntabwo warwana intambara mu gihe nta ntambara, nta rugamba ruhari. Kandi umuntu wese uri ku rugamba nuko hari ibyo ahanganye nabyo.
hari ibikuri imbere ugomba kurwana nabyo, hari inzira ugomba gucamo. Yandi ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ni ukuvuga ngo ya nzira ijyana abantu kurimbuka ni ngari, ngo ariko ijyana abantu mu bugingo ni nto cyane, kandi abayinyuramo ngo biraruhije. Yesu watanguriye aravuga ngo ni nko gufata inzovu cyangwa se ingamiya ukayinyuza mu rushinge, mu mwenge. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, birakomeye, niko bisobanuye. Ariko none ijambo ry'Imana rero ridusaba gusiga ibiri inyuma tugasingira ibiri imbere. Yobu aravuga neza, yageze ku murongo Yobu 13 umurongo wa 15, aravuga ngo naho yanyica napfa nkiyiringira, nubwo bimeze gutyo inzira yanjye nzayikomeza, ntabwo nzayivamo. Yobu mu bibazo bye, mu ntambara ze, mu burwayi bwe, mu guhakanwa n'umuryango, mu gushirwaho n'umuryango, byose abyitegereje avuga ijambo rimwe, aravuga ngo naho yanyica nzapfa nkiyiringira, kandi nzakomeza inzira yanjye, ntabwo nzayivamo. Imana rero yo ni Imana yo kwizerwa. Niyo mpamvu uyu mwanya tukubwirira ijambo rivuga ngo Yobu yavuze ijambo rimwe, aravuga ngo nubwo bimeze gutyo inzira yanjye nzayikomeza imbere yayo, ntabwo nzayivamo. Ageze mu ndirimbo, umuririmbyi aririmba mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha, aririmba amagambo meza. Abantu baravuga ibyo, iyo turi mu rugendo hari ibintu bimwe tuba tureba imbere yacu. Iyi ni indirimbo nayo y'108, naho umuririmbyi araririmba avuga ijambo rimwe, aravuga ngo ngenda umukristo kandi nzahora ndiwe ngeze ku gupfa. Nta na rimwe azava muri iyo nzira, nzaba umukristo iteka ryose. Ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Stefano bamutera amabuye, nuza gusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 7 umurongo wa 55 kugeza kuri 60, ngo nuko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho icyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Niyo waba ugeze ku rupfu, ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo uzambara ubusa, ntuzaba umusazi, ntabwo uzarwara ngo ubure uko ugira, kuko Imana yawe irahari. Imana ya Stefano iracyahari, Imana ya Paulo na Sila iracyahari, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego iracyahari. No mu itanura ry'umuriro izajyanamo nawe, no muri bya bibazo byawe izaba iri kumwe nawe. Noneho ibyo byose bidusaba guhagarara tudacitse intege, ahubwo tugashikama tukavuga ngo naho napfa nzapfa nkiri muri iyi nzira, nzapfa nkiyiringira, ntabwo zayivamo, kuko hari indi nzira dutegereje, hari indi nzira tuzinjiramo. Ndimo ndagana ku musozo, hari indi nzira tuzahagararamo, kandi iyo nzira ijambo ry'Imana ritubwira rite. Iyo usomye muri Yesaya 35 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, haravuga ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwerana, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi b'abagenzi, naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe n'Uwiteka bazayinyuramo. Haleluya! Abacunguwe n'Uwiteka abo bazayinyuramo, abanyuze muri za nzira nababwiye, za nzira nyinshi mu matorero yacu tugacamo, tukihangana mu byago no mu makuba, tukihanganira ibigeragezo, abaturushya, abatugora, abatugerageza tukabihanganira, tukabana n'Imana muri ya matorero, muri ya miryango, muri hahandi hose navuze tugacamo. Ahangaha rero icyo bivuze ni iki? Nuko nitumara kwinjira muri ya nzira yo kwera no gukiranuka, yayindi abanduye imitima batazacamo, ariko muri iyi nzira tukirimo tubana nabo, dusengana nabo, turirimbana nabo, tubwirizanya nabo, tujyana mu butayu nabo, dukorana umurimo w'Imana,
kuko abanduye imitima baracyari muri iyo nzira, ariko nitumara kwinjira muri iyo ngiyo abanduye imitima bo ntibazayigeramo, ahubwo babandi bacunguwe n'Uwiteka bazayinyuramo. Ndakwifuriza kwihangana mu makuba, ndakwifuriza kwihanganira mu byago, mu bushomeri bwawe komera, mu bukene bwawe komera, mu burwayi bwawe humura. Imana iracyari ya yindi, ya Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego iracyakora umurimo, iracyakiza abarwayi. Ya yindi yasanze Hezekiya ikamukiza, ya yindi yasanze abatubanjirije ikabakorera imirimo, imwe yasanze Stefani ikamwiyereka bamutera amabuye ategereje gupfa, ariko ikamwiyereka. Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba, muri iki gitondo, kuri aya manywa, bitewe n'aho uri, nkubwirire ijambo rikubwira ngo humura, wicika intege. Yatangiye umurimo mwiza muri wowe, izanawusohoza. Nubwo ureba imbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Ariko abona igisubizo ngo gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka. Uyu mwanya nagira ngo nkuhumurize nkubwira ngo nubwo mu bupfakazi bikomeye, nubwo mu bupfubyi bikomeye, nubwo mu bushomeri bukomeye, nubwo mu burwayi bikomeye, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntihagire ikigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kuko muri uru rugendo turimo, mwene data araza kuba dushakira ijambo riri mu Baroma, namubwiye kuza kudusomera, ari naryo nsorezaho. Muri uru rugendo turimo duhuriramo n'ibyago byinshi, kandi benshi bazasigara basigajwe n'ibyago n'amakuba, kuko bibari imbere. Abazananirwa bazava mu nzira. Turushywa na byinshi bigora umubiri, bigora ubugingo: indwara, ubukene, intambara, ibibazo biruhije. Ibyo byose tubicamo bimeze nk'amahwa, bimeze nk'inkota, ariko tubinyuramo. Biradusaba rero kumera nka Stefano ndetse na Pawulo, tukamera nk'ababandi uko bahagaze mu bikomeye. Pawulo akavuga neza, akavuga ngo narwanye intambara nziza, kandi igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Niyo mpamvu Yohana wageze mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 9 avuga ngo ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri mu Mwami Yesu. Ntabwo avuze ngo musangiye umunezero, musangiye ibi, kuko uzamwizera wese hari amakuba, hari urugamba rumutegereje. Uzamwizera, uzamwatura nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hari urugamba rugutegereje. Ntugire ngo ni amahoro. Ni nayo mpamvu Yesu yakundaga kubwira abigishwa be, akababwira ngo amahoro yanjye abe muri mwe, mwakira amahoro, kuko azi neza yuko aho atari nta mahoro, kuko intambara zirahari, ibibazo birahari. Niyo mpamvu rero Yesu yakoresha iryo jambo. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Uwo ni Yohana. Ntabwo yavuze ngo abo dusangiye urugendo rw'amahoro, yaravuze ngo abo dusangiye amakuba, abo dusangiye ibyago, abo dusangiye intambara, abo dusangiye uru rugendo. Muri uru rugendo Nyamugirya nino yagezemo arurebye, aravuga ati oya, nimba ari uyu munezero watangiye uvuga, oya. Ageze muri ya sayo gahinda gasaza, aravuga ati nimba ari ibi rero ntangiranye nabyo, oya. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ngira ngo nkubwire ngo uru rugendo turimo ntabwo ari imikino, nta kudabagira, nta kwinezeza, kuko tuzanezerwa umunsi umwe igihe tuzaba tugeze muri ya nzira. Ibyago n'amakuba byo bizahunga muri iyo nzira. Ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo abacunguwe n'Uwiteka bazahaguruka bagera i Siyoni baririmba. Ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Ariko tukiri muri izi nzira nyinshi, nshuti yanjye, mwene data, mushiki wanjye, aho uri kunyumva uri hose, ndagira ngo nkubwire ngo tuzaba mu byago no mu makuba, kuko tutari twagera muri ya nzira. Ariko nitumara kuyishikamo, dutangiye kuyigenda, ibyago n'amakuba nibwo bizahunga. Ibisutuma dusuhuza umutima nibwo tuzahunga, nk'uko Yesaya yabivuze, uyu muhanuzi, ngo abacunguwe n'Uwiteka bazahaguruka bagera i Siyoni baririmba.
ariko uyu mwanya waririmba, mu wundi mwanya ukarira, mu mwanya umwe wakwishima, mu mwanya wundi wanezerwa, ariko mu wundi uza kuza ukaba ari uw'amarira gusa. Kuko turi mu isi, turi muri rwa rugendo, turi muri bya bibazo, turi muri za ngorane. Ngo abacu aho niho bazaririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Ariko uyu mwanya tugira ibyishimo by'igihe gito, umwanya umwe turanezerwa, mu wundi mwanya hakaboneka ibituvanamo wa munezero na bya byishimo. Kubera iki? Kuko tukiri muri za nzira nyinshi. Yohana yavuze ko yabonye abantu ibihumbi baturutse mu mahanga yose, baturutse mu moko yose, bavuga indimi zitandukanye. Abo ngabo bose abitegereje, bose bahurira kuri ya ntebe. Natwe umunsi tuzaba tuhageze nibwo ibyago n'amakuba bizahunga muri twe. Ariko abapfa bazapfa, abapfakara bazapfakara, abasonza bazasonza, abava mu kazi bazakavamo, abakoresha, abakora amaksida, abamugara, bya bindi byose duhura nabyo mu isi tuzabibamo, kuzageza umunsi umwe tuzaba tugeze muri ya nzira. Niyo mpamvu rero Yohana yavuze ngo abo dusangiye ibyago n'amakuba abo ngabo. Niyo mpamvu rero Pawulo we ari kuvuga hariya muri Timoteyo wa 2:4-6 murongo wa 8 yavuze neza ngo nuko njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza. Bagaruka, narwanye intambara nziza. Mukristo udashaka kurwana intambara, mukristo udashaka kwihangana mu makuba, mukristo wivovotera Imana, ndagira ngo nkugarure uyu mwanya nkubwire ngo wikwivovota, kuko si we wenyine. Hari abandi banyuze muri ibyo byago n'amakuba kandi barakomeza. Hari abajugunywe mu mavuta kandi barakomeza. Hari abajugunywe mu itana ry'umuriro kandi barakomeza. Hari abarwanya intambara kandi barazitsinda. Nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo mera nka Pawulo, uvuga uti narwanye intambara nziza. Ageze ku murongo wa 7 aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa rya munsi. Nyamara si njye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Ngiyo rero inzira idutegereje. Pawulo yaduhayemo igisubizo ku murongo wa 8 muri rya jambo dusomye ryo muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza cyangwa se umucamanza utabera azampa rya munsi. Nyamara si njye gusa jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Nawe urimo rero, ihanganire muri ubwo buzima. Icyo nkwizeza, nubwo ushomereye ariko ntuzapfa, nubwo ushomereye ariko Imana ijya iduhisha, ijya itutwikira. Turarwara tukaremba nk'uko turi mu isi, turasonza, tugira ibibazo, tugira ingorane, ariko ndagukomeza nkubwira ngo nk'uko hariya Yobu yabivuze neza akoresheje rya jambo nk'uko twabisomye hariya mu bice 13, aho yavuze ati naho yanyica nzapfa nkiyiringira, nubwo bimeze bityo inzira yanjye nzayikomeza imbere yayo. Nubwo bimeze gutyo, inzira y'Imana ntuyivemo, ntucike intege, humura, ntabwo uzasabiriza, humura, ntuzasara, humura, ntuziyandarika. Reka nsabe dusoreze kuri iryo jambo wagiye kudusomera, niturangiza ngubwire ngo nubwo ibikugarije ari byinshi, ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko ndakubwira ijambo muri uyu mwanya rikubwira ngo abatubanjirije batubereye akabarore, uko bagenze, uko baciye, aba ariko natwe duhagarara. Karibu mushiki wacu dusomere iryo jambo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 turahera ku murongo wa 35 tugeze ku murongo wa 39. Hari amagambo atubwira ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho
kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Arakoze cyane kubw'iryo jambo. Ndagira nkubwire ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko nta kibasha kugutandukanya, yaba ngewe yaba wowe. Nubwo ibitwugarije byaba bikomeye, ariko Pawulo abivuze neza. Aravuze ngo uko byaba bimeze kose, nta kintu na kimwe kigomba kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana yaragukunze. Kuba ushonje, kuba wambaye ubusa, kuba utabaza, kuba urara ubusa, kuba utagira aho kuba, kuba uhora wirukanwa, kuba abana babuze minerva, kuba uburwayi bukurembeje, kuba ibibazo byabaye byinshi, ntabwo bisobanuye yuko urukundo rw'Imana rwavuye kuri wowe. Ashwi, urukundo rw'Imana ruracyakuriho. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze neza ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntihagire ikiguca intege rero nshuti yanjye, ntihagire ikigusubiza inyuma. Ihangane, kuko hari umunsi umwe tuzinjira muri ya nzira, ubwo ibyago n'amakuba bizaba byahunze, ubwo inzara no gutotezwa, kwambara ubusa na bya bibazo byose bizaba byahunze. Tuzinjira muri ya nzira badusomeye cyangwa se twasomye muri Yesaya 35 hariya ku murongo wa 10 ngo abacungwe n'Uwiteka bazahaguruka bagera i Siyoni baririmba. Ndakwizeza, niwihangana mu makuba, niwihangana mu byago, ndakwizeza ko umunsi umwe uzanezererwa Imana. Ndakwizeza ntashidikanya yuko ibyishimo bihoraho bizaba kuri wowe niwihanganira ubuzima urimo ukarwana intambara nziza. Ndakwizeza yuko umunezero n'ibyishimo bihoraho bizaba kuri wowe niwihangana. Ihanganire mu makuba, ihanganire mu byago, kubera yuko umunsi tuzinjira muri rwa rurembo, umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Ndaguhumuriza nkubwira ngo humura, kuko iyo atangiye umurimo ari nayo izanawusohoza. Nubwo kurira kwaba kwinshi, nubwo kuboraga kwaba kwinshi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze neza hariya mu Baefeso, nk'uko cyagiye akoresheje rya jambo hariya mu Baefeso 6 umurongo wa 18, aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi muri ibyo mugumye rwose kuba maso, ntimurangare, ntimucike intege, ntimusubire inyuma, kuko iyi nzira turimo turi ku rugamba, turarwana na Satani. Kandi Satani ntabwo akorera mu biti, ntakorera mu mabuye gusa, azakorera no mu bantu, azakorera no mu bintu, azakora ibintu bitandukanye. Ariko ntibisobanuye yuko Imana itari hafi yawe. Urukundo rw'Imana rukomeze kuba kuri wowe, urukundo rw'Imana rukomeze kukurinda. Urwane intambara nziza, utegereze ko umunsi umwe tuzabasha kugira umunezero udashira, nk'uko Yesaya yabivuze. Icyo nicyo nkwifuriza kuri uno mwanya. Byago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amurinda muri byose. Imana iguhe umugisha rero. Mu by'ukuri mu gusoza iri jambo ryacu turagira ngo dusoze tunabangira kubashimira